urabyumva ndebe neza unyitegereze urabyumva neza nta mwene Kanyamihigo nifuza hafi y'umukobwa wanjye mwakicara mu gacururuka basi tukaganira neza dutuje. Wabibitse mu bwonko? Yego. Ariko njyewe nta cyane nakoze rwose. Sizi impamvu mbafetse ibyo byose. Ngo ncururuke? Kancururuke. Wasanga utari unanzi undebe neza. Ariko se dai. Numva mukandenganya koko. Nirihe kosa mushinja ryatuma ntabasha gukunda umukobwa wawe? Ahahise hawe urahazi? Nayize ngo harese. Ahahise hawe na so urahazi? Isano Shenge afitanye na so cyangwa inzira bahuriyemo urazibuka? Ujya uzizirikana? Umva rero kurugutura mubwire. Urabyumva mwene Kanyamihigo kahigiye gukora amabara ku musozi wa Hinda? Iso si umuntu, iso si imfura. Yakoze amahano atuma ababyeyi bifata amapfubyi anyangiririza umwana. Urumva sha umwana ataha amaraso yamwuzuriranye umubiri wose yamushwanyaguye. None na Ganza mwana w'umugome. But it's a more perdu. I'll always miss you. Uvuye he? Bicara hano mbwira hano uvuye. Uraza womboka n'ukuntu nagushatse nkakubura. Si uko koko bajyaga bavuga. Nabyibagiwe. Uvuye he? Ndakubaza uvuye he? Uzi kuri kunkubita habaye iki? Uvuye he? Wansabye uruhushya ugenda? Waryamye ibumoso mama? Ndakubaza ujya kugenda wansabye uruhushya? Ninde waguhaye uburenganzira bwo kuva muri uru rubuta bw'umuntu n'umwe? Uzi ko namuhaye yambwiye ko atazi aho ugiye? Hari icyokere hano nari nagiye gufata akayaga ku muhanda. Ni ukuri do. Wari uri kumwe nande? Mpamba kambe nari nagiye gufata akayaga ku muhanda. Wari kumwe nande? Amakuru ndayafite bimbwire neza. Wari uri kumwe nande? Ntabwo ari wowe ndi kubwira. Ni wowe mbwira. Wari uri kumwe nande? Reka nkubwire ukuri. Gira vuba. Mbwira neza nkubwize ukuri. Oya, nkubwire neza uva mu rugo ukagenda utambwiye nta soni. Mama rega nitwa Tete nyine ntabwo yambwiye nabi mentangira ubwo. Teta mukobwa wanjye mwiza uvuye hehe? Mama. Buretse ariko buretse. Banza usobanurire uvuye he? None nakubeye. Nyine nagiye ku muhanda kureba wa muhungu. Ujye turagutse agashwanyaguza intara akayishwanyaguza akayigira uburere. Wa unitwa Romeo. Hanyuma se ari gafite imbaraga nk'iza Samusoni mama. Rero ubwo nari nagiye kumureba. Ubwo ibyo bikakuvana mu rugo ukagenda utavuze? Twarangiza tugahangayika kuri uru rwego? Epukana na mtoto wangu. Tandukana n'umukobwa wawe. Bitaha bitihise. Ubona ikiri mu nda ya Rugira. Urabyumva? Ariko ababeshye. Icyambere muruva ko ntabiza mu ruhare. Ariko mwangirira impuhwe. Naho amahirwe yo gukunda neza. Kuko ntekereza ko umwana wankeneye mu buzima bwe. Ese sha waha amahirwe agaca kakumariye inkoko kugaruka mu rugo? Ntabwo ari njyewe. Uri umworozi? Ntabwo ari njyewe dadi. Kuri ntabwo ari njyewe. Nta n'uruhare nabigizemo.
ariko Fasha rimwe uko nari muto nyamabara urumva iso si umuntu ndabyemera kuri uyu musozi wose yadukoze ibintu bidakorwa ariko ntabwo icyo ari icyaha sindi cyanjye. dadi wawe nitwa Rugira Patrick, dadi wa Shenge na Jo. Dadi wawe ni Kanyamihigo kahigiye kugomera abasaza ku musozi wa Hinda. Niko umwana wanjye agiye gupfa imburagihe akenyutse azira imitwaro so yamwikoresha akiri uruhinja, none nawe uranshinyagurira ngo nkoreke n'ikindi gihe Nabitekereje. wemerewe kuva muri uru rugo. Uranyumvise neza? Utansabye uruhushya. Sinemerewe kuhaba. Nabitekereje ngira ngo nabikubwiye. Ngaho sore basi. Iyo utekereje uba wavuze. Sorry. Okay, ndakubabariye ariko ikindi gihe ntabwo ibi bintu mbishaka pe. Uri umwana umwe mfite, ntabwo nshaka ikintu ushobora gukora gituma nkubura. Si wowe mfite wenyine. Cyangwa tuzamuzane twibanire mu rugo kugira abazaza turi. Samusoni wose? Oya. Oya ntabwo yitwa Samusoni. Yitwa Romeo, ahubwo afite imbaraga nk'iza Samusoni. Akazaturinda nta Ntawe kindi nshaka. kintu twaba twuzuye, ubuzima bwaba bwuzuye, nta kintu twazigera dukena. Azaza Tekereza yuko tunashonje. Cyazaza agenda we. Yabona umuntu afite Akajya kwiba. amafaranga akamureba gutya. Akimureba. umva mubwire rero umukobwa wanjye ntabwo ari uko twatojwe, sibyo? Si uko nabatoje, uburere bwose nguha ubushyira hehe ubundi? Mama, ku buryo wanga amahoro yawe. Uriya muhungu niyo mahoro yawe? Uriya muhungu niyo mahoro yawe? Oya ni kuvuga yo aba mu mutima ntabwo ari ayuba musore. Jyewe ndakubangamira. Ya. None amahoro nakubujije ni ayahe mukobwa wanjye? Mba ngira ngo ngukebure, sibyo? Ntabwo nkwanga, sibyo? Gahongwe no unyegamisheho. Ntabwo nkwanga sheri wanjye, uragakobwa kanjye kamwe rukumbi nkunda, urumva, ariko kandi ntukababaze mama, sibyo? Muhawe yagiye. Oya, Muhawe ari. arahari. Genda umurebare hirya mu bikari. Muha! Karame. Sewe uri aho ngaho Mike, wino nguha amakuru meza. Reka muranye ibitekerezo Meze by'inyamibwa. Kansuhuza. Uransuhuza ntabwo twaramukanye, nawe urahinda ibintu by'ubwadeperi biba byarakugiyemo byaragukukiyemo. Yesu ashimwe muvani, Yesu ashimwe. Eka byihorere mudu nawivuyemo. Habaye iki? Kubera wanze kunsuhuza kare. Ko de uba wasokoje uruhanya. Wabibonye? Se Ntabwo ndi nkawe usokoza ko nk'akabeto. yambwira. None bagiye mfite imyaka mike cyane. Ariko mbwira nawe uzakwa umuhungu igare cyangwa we ni moto? Ni imodoka. Ndi kumva nshaka ibiryo byiza cyane. Kumva Ushaka nshaka iki? kurya ibiryo byiza bisose. Ko utambaza ngo ni ibiki? Nyine ushaka iki? Ntabwo wabye. Ndi kumva nshaka uyu munsi turye inyama n'ifiriti. Hanyuma se ufite amavuta n'amafaranga yo kugura izo nyama? Kusubije vuba cyane bigenza bite? Nuko nzi ko nta bihari. mbaciriye bugufi ariko nanjye mfite icyifuzo. Ibyo ari byo byose Mia muramukunda kandi muri ababyeyi be mumwifuriza ibyiza. Muri ibyo bihe bye bya nyuma rero nifuza ko hari icyo nabafasha kidasaba amafaranga, kidasaba ubundi bushobozi ubwo ari bwo bwose uretse urukundo rw'ukuri kandi rw'umwimerere. Shenge ndamukunda kandi mbikuye ku mutima. Ndashaka muha umunezero, ndashaka kuba hamwe nawe ndetse na famiye yose nirengagije ibyo data yakoze. Nyemerera rero nawe umuha uburenganzira bwe ko n'umuntu afite amarangamutima arashaka kuba hamwe nanjye. Mwemerere umuhe freedom, yishime, azitahire mu mahoro. Hagati aho utazanabyicuza yuko wamuhemukiye ukamubuza amahirwe yiwe n'urukundo rwe. Ndakwinginze nyemerera ko nanjye ubwanjye sinshobora kubaho
ntamureba kandi mu gihe yaba yitabye Imana ntari kumwe nawe nanjye umutima wanjye ntabwo wazambabarira please nk'umubyeyi nanjye mfata nk'uwawe wumve yuko nanjye mfite umutima w'abantu ndakwinginze Ganza mwene Kanyamihigo nta mahirwe nguhaye yo gukunda shenge. ese simfite mama se mama afite amafaranga sinabonye se afite 10,000 yo kubigura se none hanyuma se nkwibariza wabonye mfite amafaranga angahe? 10,000 Minerivare yawe Minerivare aha minerivare yawe irihe? Ku ishuri mwishyura angahe? ushyura 80. Okay, mwishyura 80,000. biroroshye sinzi impamvu imibare bavuna twe dushobora guhita dukuraho 0 ubundi tukishyura 8,000 birumvikana mama mujye mworoshya ibintu ariko tukarya inyama rega ejo ntabwo ari ahacu tugomba kwirira inyama tukirira amafiriti tukiberaho neza ibyejo bibara bejo ninshaka ishuri nzarireke nahise ku ishuri ubona nazi ubwenge 80,000 n'ibihumbi 8 ngo imibare ngo ibintu byose ngo ariko umukobwa wanjye arahakoko ngo ibintu byose ngo tujye tugabanya imibare ibyari 80,000 bibaye bivuyemo 8,000 kandi ubundi twese ni muri metero 2 ma rero aho kugira ngo njye kurindira inzara inyica kandi mbona amafaranga twakirira ibyo bityo byiza hanyuma n'ubundi nkazigira muri metero 2 nanishimye naniririye inyama byose ni yare ku ishuri. njye nibaza nimba uyu mukobwa azakura ubundi se mubona ni byarancanze tuvugisha ukuri ma nyine kwiga ni byiza kandi naranize reba amafaranga umaze gutanga yose yewe uzi ko nicaye ejo bundi nkarota nkananitekerezaho cyane buriya mfite ubwenge bwinshi ngasanga n'ubundi ndi gutigiye no mu ishuri ubundi ubwenge ndabuze ngaho unyumvire uyu mwana amafaranga yose maze kumutangaho ariko muri gahunda ze ngo afite gahunda yo kuva mu ishuri ate nibyo ngibyo byawe ubuzima twiyirangara amafaranga yose maze kugutangira njyewe please mami wira buretse kumbwira ngo please iri hariya ducomekaho telefone buretse nkubwire ni gute ushobora kunsobanurira izi mama nagari ibyo wanuka byose ngiye se ko oya uri kumva nagaterime ko kwishuri bavuga ngo easy bro ariko bivuga nyine kubundi ku muhungu wowe ubwo ni easy mama sibyo nyine byoroshye urushya ku buryo ushobora kuva mu ishuri nka kwihorera basi nakina ariko iyo mikino ukina ntuzongeye kwikina n'undi munsi imikino yo gukina uva mu ishuri n'ukuntu nihirinze ngewe ngushakira minerivare ukajya ku ishuri nka gushakira amafaranga y'amata ukajya gusigisha ngo inzara none nurangiza ngo ishuri urivemo no kubona minerivare ukuntu bimuvuna wapino kugataro ate wapino ariko tuginya mu ibintu byo kubabaza mama rwose mbabarira ubishyire hasi kuko nanjye nkora ibishoboka byose kugira ngo nkurwaneho nk'umwana wanjye ubeho wishimye kubera icyo ushaka kubabaza mama n'ibintu byakira ubu bizanye gute koko ariko sharika mubwirisha waretse no tukazongera tugasubira hahandi ukashyira muri cya kidomoro wankururagamo kuri wa musozi ariko abagasaro unciye amazuru doro ndibuka ko arakadesi kajya akunda kakari nakinaga kabahidigira gutya dore wigira gutya ngo abaye mahinda bagira ngo abaye sharukani wahehe ese ntabwo ndiwe wowe mbona ushobora kubijya muri mwana ushinde babuji kandi umwana bamwita guki mu gihinde byarebye filime yaho ni je ngunda baya uzi baya burinde musaza wawe baya naho bahuse bawuca ati bahunda mwibutse ariko uri kumvize gute ubu meze neza iyo nkubona niyo naba narifite ububabare uhita bugera niba bwari kuri 50 uhita bujya ku kumva ariko bujishaka kuzanira story z'abahindi aba ko bishoboye se gikomeza uzimbwira ahubwo ari n'akarimbo ndibutse wakundaga kahise kandira wakunda indirimbo nazikundaga zari nyinshi hari iyo wangiye mideni yitwa
You are my African queen. Yeah. Just like the sun, light of the air, light of my life. The only one I ever seen who smiles so bright. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse and way with your sunshine beauty. You couldn't make a brother sing. No, I didn't. I could have Umva icyo cyo rwose ariko nanjye hari izo ngenda ndirimba nyinshi hari nk'iyo naririmbaga kenshi n'ubwo hari igihe nisanga nk'iyo ndi mu kazi mpita numva nyine iri kuza iyo nambaga nagiye mu kazi. Salama. Njyewe nuko namenyereye kwicara kuri papa wanjye. So kwanga ukamanura akaguru. Uza ndakamanutse cyangwa karatambitse. Umva nje gutora amafaranga. Amafaranga agenda ate? Najya kwiga. Umukobwa ya gitifu ubu se ndajyana ngahe ni nka miliyoni 5. Reba namenye ko ndi umukobwa ya gitifu. Ngo urashaka amafaranga yo kugira gute? Nabanze ko ndagusubirishamo abantu. Ndashaka amafaranga yo kugenda kwiga muri iki cyumweru. Yavugaga ngo munsi Gendayo nagukurikije amaso ijoro rirakumvisha sigara nigunze ndirimbiye muri 7 wari je ubwo bwindiye abambona bose bambaza ubutitsa uri kuririmba nk'abagore wababajwe n'iki cyatumye wigunga ngasubiza ngira nti mumbajije ubusa nta n'umwe muri mwe wamara agahinda umwana nikundiye amura ku mutima. Uririmba nk'abagabo nawe. Njyewe ntabwo mbazi nka ndirimbire washaka kuririmba. Okay, iyo yingiye urubuga. Ntabwo ndi bukuderanje kubera ko nahita n'umutanoze to. Indirimbo kugira ni wakundaga. Nita tajabo tenu itajabo Abdu ujamba nyari malaika la hawe echiko dano sincero mumu munila tega mjulinga mumu munila tega muna itajabon tenu itajabon itajabon tenu itajabon wale wale Abdu Jamba Wele dari malaikala wele chikole joge wele danu sincero wele uracyakibuka tu ariko urumva nakundaga kumva yiririmba ariko amagambo ntabwo mba nyumva. Ikibazo cyawe ukora indirimbo ariko ntabwo ushaka kwiga amagambo. Ngiye ngo indirimbo nkagenda nkayiga ururimi ndumva kandi uzi gusobanura kugira indirimbo ukuntu ushaka kwiga mu gihe gihugu muri Kenya. Niho nasabye gusa ningera nshobora gufata ubwato bukomeza ibyo byo bizaba ari mayindi zanjye ntabwo ari zanyu. Ubwato bukomereza ese aho uzajya ntabwo akureba giti wowe kora inshingano za Kenya umaye ahagije cyane muri Kenya nshobora kwirwanaho nta kibazo ariko ubu aka kanya igihari ni muri Kenya. mva juru cyangwa tetero
oya ntitiranye n'abazimu nitwa Juru Emma ntabwo nitwa Tetera wa mugabo we ariko uri umukobwa wanjye na ibyo nyine ariko ntonyita amazina ushatse okay ntabwo ikibazo ari amafaranga ariko mbere na mbere yo kugira ngo ibyo umuntu akeneye cyangwa ibyo ushaka bigerweho yaba ari ubuzima bwawe amafaranga mbere na mbere ikibanza uko tugomba kwicara njye nawe se cyangwa na mukuru wawe cyangwa tukicarana mbere tukanza tukamenyana ukabanza ukamenya ndi so ese koko urabifiringa oya mba feel Peter feel from way ntabwo ibyo bintu ariko mbwa nta kintu ugiye bimbwiye ndakumenya kangahe icya mbere cy'uri umushimusi ureba nk'igisambo ufite urugo rwiza n'umukobwa mwiza inyuma w'igine ndamuzi nawe twarahuye ikindi cya kabiri mbamwe umeze nk'umutekamutwe ibyo byo ni ibintu bigusa ndakumenya kangahe ninjiye imbere ufite uburenganzira bwo kuba wambeshya nanjye nitwa Juru intagondwa ingare umukobwa w'umutima mwiza ariko udakunda agasuzuguro wakuze abeshywa arirwa n'umusaza murana n'umukobwa witwa Shenge nawe wasanga ntacyo dupfana wenda ejo niyo sije izagerwaho nta kindi rero numva nshaka kumenyana nawe mereza utwo tunote kuko ni wowe papa siko uri kumbwira se ngo uri papa ngazana utwo tunote rero mbone niyo sano kihari ubundi niyambukire hari ikindi dupfana urashaka kwisana imenyekanishwa amafaranga gira vuba niyo ya mbere amafaranga n'ubuzima uremera ko ndi papa wawe uw'amafaranga n'utwo tunote ndabyemera nta nabwo ndabyemera nuriye gira ndi gutinda ngomba kugenda nkajya gushopinga mfite ibintu Juru my love aho ukankubira nuko hano musara utankora vuga muki yandirimbo amagambo interuro ebyiri nzabikugira ubutaha okay ifite meaning iryoshye sana okay umaze iminsi mubi uko utari kumenera mu bana oya jeze sawa sawa data nanjye ndagaruka sibyo ndagaruka ujye kureke ujye kuje nta kibazo wangiye hano hafi kugira ngo uvugane na muganga ntacyo bitwara nyine uramamagara tundi hano hanze so yavuga ngo kuri telefone gatoya ndabona agasura kameze neza gakeye uko byasa kose umeze neza none se hari ikibazo nshaka kubaza urabona nifuzaga ko uyu munsi waba utashyeho mu rugo hanyuma ukazagaruka n'ejo bundi ariko mbere y'uko ugenda navuze reka banze nkubaze iki kibazo kuko umaze kuba inshuti yanjye bihagije sibyo cyane kandi ndagushimira ko wemeye kuba inshuti y'umurwayi ko bituma nyine numva mfite ubuzima bwiza numva nishimye ko nibura mfite umuntu umvura kandi nyitayeho nka keya zose kamenya ngo nababaye nk'ubu ntabwo nyibabara cyane iyo numvise bitangiye kuzamuka ndambwira Dadi agahita anyohereza noneho nari mfite ikibazo ubundi ni nk'ibihe bintu bitatu wumva wifuza kugeraho cyangwa wifuza gukora nko mu minsi iri imbere cyangwa mu gihe gisigaye wakicara ni uko dusara koko se nk'umuvandimwe wajya kugusuzuma urumva ari ugusara umuvandimwe wawe inda mwavuyemo irihe wowe nandi ubwo iyo ndebye ubona njye mvukana nawe wakubona atereka amaso ntiwabona wayarerembuye urimo ushihura abantu ntuzongere kunyita umuvandimwe wawe ntacyo dupfana cyo kuba nimba ufite nk'uduhumbi 100 uraba w'uyu muri iyi minota ndi hano tumereze viye wamaye nkigenda ukareka kuneza uyu mukobwa wawe amafaranga niyo yingenzi kwinjira ndavuze ngo uceceka umuryango nicyo cyambere ejo
amafaranga niyo wumva ushaka nimba uyashaka turayabona ntabwo tuyabuze unasa nayo rata ntabwo usa nanjye hari igihe papa bari baramujimuze nuko ashaka nabuze n'umuceri kwa gitifu muri kurya ariko musa n'amafaranga ngaho mutumbarire nigendere Imana ibahe umugisha muzahame muri umuryango. Ese papa urabizi ko ari umushimusi? Nuko ni muri Canada. Gusindi byaramwero na muhima. Simbizi, nushaka unyita Gahima, unyita Gahenerezo, nereza udufaranga. Ari ikindi dupana. Nakubwiye ngo ntabwo ikibazo ari amafaranga. Ushaka kujya kwiga, ushaka kujya muri Kenya. Wumva ari nk'ibihe bintu bitatu by'ibanze wumva wifuza kugeraho? Ibintu bitatu nifuza kugeraho. Kandi abizi uri umunyembaraga. Intwari niwe mukobwa rwose w'intwari nagize hano, untera murare kabisa, mbore ubwire ngo ni iki. Hari ibintu bitatu nibyo nifuza kuzakora cyangwa kugeraho mbere y'uko ubuzima burangira, ariko si na ngombwa ko burangira mu gihe nkiriho, reka mvuge ngo mu gihe nkiriho, ariko reka nzabanze nshake imbaraga n'umutuzo nzabikubwire nabiteguye neza. Ugiye kunyicisha amatsiko. Urumva iki kibazo nari ngifitiye amatsiko kugira ngo nanjye nyine menye kuko ntabwo byarangirira ngomba kubera inshuti no mu buzima bundi, ariko nta kibazo uko byasa kose nubona imbaraga uzambwira tubisezeranye. Nzakubwira ni ukuri. Noneho reka tumbwire Kay aze, hanyuma murebe ukuntu yagucyura, wenda uzagaruke ejo bundi uje gufata imiti dukomeze tunagukurikirana, ariko no mu rugo ugomba kuba ufite ka morali. Ngiye nawe twasezeranye ugomba kuba ufite morali uko byasa kose. Mu rugo nzajya ngukopera rimwe na rimwe sinyigire ko uzaba udahari. Oya, ahubwo ugomba no kujya umvugisha ubaguhe telefone. Sibyo? Okay, reka mbwire ntacyo cyangwa reka ufashe nkugure, hanyuma tubwire Kay ejo uzaza musanga igiti waretse kunjyana ungarura muri uru rugo. Oya ntago amafaranga waramenya ndanagusaturira imbere ya so, utajya ngo ngenda gutinya wamenye wagira ngo uvuye kurya amaraso y'abantu, ubundi ubwo uri vampire. Ntacyo uvuga icyo ushaka ejo mereza usigare uhendahenda umukobwa wawe. So nk'ibi ni ibiki ubundi uko byagenda kose ndagukunda, even nashenje ngo kumukunda. Ngeze ndi posta yawe wagiye iwawe ntuhaze, gusa ntuzerwe n'ibwishuka ubwo bugambo. Jya ububwira telefone yawe wandike muri Google uyibwire Google ndagukunda, ntukajye ubibwira ngewe kuko ntacyo mfana nawe. Bumvishe ngiye kuba umudiaspora uraje ejuru nzakoherereza utunyakenya se tungana iki cyo waningera hakurya yaho nzaguhada ubeho naso muze nzagujya gusubiza nushaka ungurisha gira vuba nguriza. Urumva ushaka nguriza dushaka ngo amafaranga naso ushaka nguriza sunana nubwo muteka ubanga hari byo mufika cyane n'ibyo byanyu nshaka ndagiye ejo nzaza nsanga mfite amafaranga nawe uzajya kumbwira ngo dukana nawe nzagutumburamo ijisho rimwe. ngutuye uzagapfundure ibanga naguhishiyemo rizagushimisha, nzakugabira inyambo kuko umutima narawuguhaye, mwise yasine ya mwiza ingana inyenyeri zo kwijuru.
ujya untekereza ngo utekereze dushire y'amatage bajya bavuga ntakadutinyuke niyo twaba tutari kumwe imitima yo ntigacu niyo nguhaye ikaze iwawe iwanyu nako uriya yego ndaho mwiza ute ndakomeye rwose bantunguye yego igihe cyose marifuza kugutungura kuki waje hano abizi icy'ingenzi iteka ryose ari urukundo urukundo n'urukumbuzi nibyo by'ingenzi naje gusura muhamaze umwanya yego ahubwo mwari mwatinze mumaze nk'amasaha nk'atatu nasanze muganga wanjye afite abandi barwayi ari gufasha uzamubwira binyigisha iby'ibanze uzajya mbigukorera hano yego aho kugira ngo ure mu ngendo hari igihe biba ngombwa ko njyayo ko nta sitoke dufite ibika imiti nk'amaserumu iki twabigura ariko nyine ntabwo wabona aho ubibika n'iki ariko ufite imbaraga nta kibazo iyo mvuye kwa muganga mba meze neza ariko ntabwo uri kumbwira nyine kuki wicaye iwacu urabizi nyine nta kindi cy'ingenzi uretse urukundo ndetse ntushobora kureka intambara ibera mu mutima wanjye iyo uriyo maranye akanya nawe numva ntuje kugira ngo agire akanyamuneza ariko ndi njyenyine mba nicuza umutima uba ushinja byinshi ariko ni ukuri nubwo wenda ntakwiriye kubabarirwa ariko wowe ubyemeye kandi ukaba ubishaka wangirira ikigongo gira imbabazi ndakwingenza wirengagiza amakosa yose yabayeho ese utekereza ko buriya amakosa yabaye ko buriya ni amakosa sinzi ubanza amakosa ari ijambo ryoroshye cyane utekereza ko ari ikintu umuntu azimya agacana gutyo gusa ko ntekereza ko bisaba imbaraga nyinshi ari igihe kubera uburyo wamfatagamo uburyo wanteteshaga uburyo watumaga numva afite umutekano bigahinduka mu kanya nk'ako guhumbya hari igihe mba numva nyine nibaza niba uwo nakunze nshobora kongera kumubona sinzi mba numva uri kure yawe rwose wigezeho nkumva nkoresha aya magambo inshuro nyinshi ngusaba imbabazi koko ugati imbabarira ntabwo nzongera yagerageje kurinda ubutwari bwanjye kandi n'uwo ndiwe kuri wowe kugira ngo wishime kugira ngo unezerwe ibyabaye byarabaye ariko dushobora kubyirengagiza tugatera indi ntambwe nshyashya ndabizi ko wenda aya magambo urimo urumva atari mashya mu matwi yawe ariko njyewe nta kintu nsaba uretse imbabazi kandi wambabarira wabishaka wabishobora buriya nawe ukabohora umutima wawe witwa Buda yaravuze ngo kugira umuntu inziga cyangwa ukamurakarira ku bw'amakosa yagukoreye ukabibika mu mutima wawe mwiza wa wundi weraga nk'uwo ufite ukabika urwo rwango muri wowe ngo ni nko kunywa uburozi warangiza ukitega ko hari undi muntu buri bwice kandi ari wowe wabunyweye none se
iyo uryamye ntusinzire kubera ukuntu naguhemukiye wowe utuje. Yes, you need to forgive me and I really apologize. Reka nkwemerere ko nkubabariye nubwo bikigoye, ariko kuba nkubabariye ntubifate nkaho bya bihe twari dufitanye, rwa rukundo twari dufitanye rugiye gukomeza. Ndakubabariye ariko ntabwo nkwemereye urukundo. Icyo nacyo kirahagije. Okay. Ubwo wagogo ngo nacyo kiramaze. Gifite icyo gisobanura kuri njyewe kandi ni intambwe nziza. Icyo kirahagije mu by'ukuri. Nzakibika kure kubasha kumbabarira. Erega n'ubundi umubiri birumvikana. Ndabizi ko ufite ubushobozi bwo kubabarira n'umuntu uwo ari we wese, niyo yaba ari n'umuntu w'umugome. Ntanswe njyewe wakunze. Change. Karampa. Muraho. Wowe mu rugo rwa Rugira urahakoramo iki? Ngo si wowe mbajije, niko wangagiwe. Out now! Ndavuze ngo uranyumva cyangwa ntabwo unyumva? Gatwi ry'akabunino vuba vuba. Daddy, Shenge! ufashwe n'ibiki? Shenge!